Haleluya. Haleluya. Ndakuremye kuze n'abazageza ariko ndabatari wandetse ko jewe nyine narangiye bari yabuze kwinjira ubwo gupfa ariko Imana bwiti ndakuremye mukunze sizakureka niyo mpamvu tubwira mugaruka zakugarura neza ngira ngo batwibutse amagambo twaraye twize atubwira ko yego atubwira ngo ese abantu bafite amateka mabi nabo bafite umwanya mugari bafite amateka mabi ashaririye ameze nk'ay'Adamu barangije kwicira urubanza barangije kwikatira urugo gupfa bafite umwanya mugambi bw'Imana twabonye ko bafite yego twabonye n'irindi tangazo ese babwiye rikomeye amaze gukora ikintu gikomeye yababwiye ngo iki natsinze amatora mu ijuru no mu isi inshuti yacu yatsinze iki amatora bitari mu isi gusa na hehe no mu ijuru mukatubwira rero tumugende muri bwa butware ya ndirimbo batwakiriye tuvuga ngo papa niwe utwara iki abatware kuri ubundi turi ibikomangoma we are princes and princesses. Haleluya. Imana yamucyubahiro tugeze muri wa mwanya mwiza no kuvuga ijambo ry'Imana aho turi kiri mu itangira ry'icyumweru cyacu cy'amavuna cyangwa se cy'amateraniro y'ivugabutumwa dufite insanganyamatsiko itubwira ngo iki mugaruka zakugarura ariko twibanda cyane ku muryango akoze cyane ababuze ubundi buze kwivuga ariko nimugoroba nivuze abantu yenda bamwe ntibari bahari ariko reka niba abantu batanze bakeneye kumbibwira ndabona ngira ngo inshuti uko bukeye nuko bwije amazina yanjye bayavuze yitwa Emmanuel SIBOMANA ni umurezi kandi ubikunda natangiye nigisha muri école secondaire nkirangiza secondaire nyine ngishamwe imyaka 4 hanyuma nza kwiga hano ishuri rikuru ry'uburezi nk'uko twaryitaga Kigali Institute of Education mwaka wa 2002 hanyuma narangiza mwaka wa 2006 cyangwa bamwe muri mwe mwaka gatangiye na primaire n'undi na maternelle n'umwe mwaka yitangiye hanyuma mpavuye nakoze mu nama y'igihugu ishinzwe ibizamini icyo gihe niko yitwaga Rwanda National Examinations Council abarebe bigitandukanye na karindwi mu mezi makeya hanyuma ngaruka kwigisha hano mu ishami ry'indimi hanyuma kunyarukira gato muri 2009 kwiga mu gihugu cy'Afurika y'Epfo ngiye gukora masters nagize 2010 ngira umugisha ngira na bourse naje nigisha semester 1 hanyuma nsubira ngiye gukora PhD nagize 2014 ngaruka kwigisha 2017 nza kuva muri kaminuza nza kujya mu rwego rw'uburezi nanone uburezi bw'ibanze aho dukora muri organization yitwa Umunsi Foundation for Education aho duhugura abarimu abayobozi n'ababyeyi kugeranye no kwita ku burezi bw'abana babo abaturage n'umugenzi wanjye muri development ariko turi muri education Imana rero yaduhaye kubikorera uyu murimo njya nkunda kubwira abantu ko tudafite ubuzima bwa gikristo n'ubuzima bw'akazi sawa turiko bimeze ubwo hari igihe tuba abakristo ku isabato n'igihe turi mu materaniro muri iki cyumweru turi abakristo igihe cy'umugoroba gusa ariko ubundi tuba dufite ubuzima butandukanye abantu bita muri section nibyo ahubwo aho turi hose turi mu murimo w'Imana aho uri hose umurimo wawe uri gukora neza uri mwarimu uri muganga nyuma twe turi aha ngaha ubundi ariko hari n'abandi batari abaganga batari n'abarimu sibyo
ubu wanjye dative hariya wari mu bintu bya project management, tundi muhungu hariya wari mu bintu bya mekanike. Rero umurimo wose dukora abakanishi tubazi nk'abantu batari inyangamugayo. Nimutunga imodoka uzabimenya, aho ugenda piyesi bakakubwira ko ari 20,000 ukagenda ukabamo amafaranga, ubwo akakubwira ko 20,000 ari piyesi original, ukamuha amafaranga akagenda akazana igicupuri nacyo kitagura 20,000. Wazagira gutya byakuyobeye ugiye kuyibariza ugasanga ni 5,000. Abakanishi n'abafundi n'abatayeri, abo bantu bakora tukabahereza amafaranga, tubaze nk'abantu batari inyangamugayo. Ariko kubijyamo ukaba inyangamugayo, abantu batangira kubaza ngo ariko uriya uko atandukanye n'abandi bakanishi ngo kubera iki? Bakaza gucukumbura bagasanga ari ukubera iki? Urumva hari abantu ngo bagiye kumva abigishwa ba Yesu barimo bavuga, hanyuma baramumva bakumva ibintu bavuga bifite meaning kandi biri mu bwenge. Nuko noneho abantu bicara bwenge ngo baragenda baricara, ariko uriya mugabo urimo kuvuga ibintu yize hehe? Bati yari umurobyi hariya ku nyanja y'Igalilaya Tiberiya. Hanyuma se uriya we ati rero uriya ni umuntu uri aho ngaho akandi kazi yakoze nta nishize muri fatika. Bagasanga abantu bose Bibiliya ivuga ngo basanze ngo bavuga ibintu by'ubwenge bariko ari abantu batigishije. Ariko baje gusanga basanga barabanye na Yesu. Haleluya. Ariko ubundi kwigishwa si uruta kubana na Yesu mukuru. Wari n'umwigisha mukuru waba utarigishijwe gute? Yego ntiwagiye mu ishuri kwa guhera certificates, ariko wagiye ufite wise mu ishuri rikomeye. Nuko rero abantu bareba imikorere yawe bakabata nukubera ko ari iki? Umukristo mbese umukozi umurimo w'Imana cyane. Mbere reka rero abantu bafite imiryango hano, abandi mufite iki? Abandi se barabadawunilodinze niko abandi barabadawunilodinze kuko nta miryango mufite. Muba mu miryango ntabwo mufite imiryango. Hanyuma si ibyo mugiye kuvuga ntabwo muvuga ngo my family. Nibyo utagira my family hano mu mbere. Ndabona mwese mufite my family ariko ntabwo mufite imiryango. Ndagira ngo rero iyo myumvire tuze kuyihindura. Gutekereza ku buzima niba mudafite imiryango ngo mwe tukagira amaterano y'umuryango, abandi abafite imiryango nyuma ya saa sita, abadafite imiryango nyuma ya saa sita no kugaruka. Ariko niba ufite my family nyuma ya saa sita ugomba kugenda ute? Kuko nawe ufite iki? Ufite umuryango. Reka mbabwire, muzi yuko ibibazo byinshi duhura nabyo mu miryango n'ibintu biterwa n'aho. Murabizi se? Murabizi ko tugira ibibazo n'abafasha bacu kubera abandi? Mwebwe none mukavuga ngo ntabwo ntabwo mugira n'ibibazo muduteza ku miryango nase. Ariko se murabizi ko mushobora no kuba ibisubizo mu miryango yacu? Murabizi ko hari abantu bashobora n'umugabo n'umugore bagashobora bagiye gutandukana kubera ko babuze umwana yaboneka akabiki? Ababaye ibisubizo ndabasuhuje. Rero mufite uruhare runini. Reka mbabwira ngo mukuni muruse. Reka mbabarire mu literere yewe n'ingaruka cy'imyihangane. Umugabo n'umugore bagiranaga ibibazo ariko bidaturutse ku bana. Ariko niba bagiranye ibibazo bidaturutse ku bana kuko muduteza ibibazo natwe tubateza iki? None se uyu mugabo agiye agafaranga kosa akajyanye mu nzoga ariko uzabona amafaranga y'ishuri, uzabona school feeding, uzabona impapuro se bizagorana. Nuko bafite abana bari muri primaire gukurikira ngo bari mu wa gatanu, bagahora bagirana ibibazo bikagira ingaruka ku bana. Abize uburezi murabizi, ariko namwe mwikuvuze namwe murabizi. Abana biragenda birabacanga, rero birabacanga. Umwana mukuru umunsi umwe arabahamagara nimugoroba. Aravuga ati kuki muhora mushwana?
ibyo mwapfuye tutabizi bikatugiraho ibibazo, mwumva mutarimo kuduteza ibibazo, mwumva bizagenda bite? Mwumva tuzikorera umuzigo w'ibibazo byanyu kandi atari twebwe twabiteye? Birumvikana ko umwe yaravuze ati nyoko ati nuko nyine niko bigenda, kuko icyo gihe nta n'umwe ushaka kwemera. Mwana aravuga ati reka ubwo murimo muduteze, ntabwo twebwe twakwikorera umuzigo w'ibibazo byanyu kandi tutabifitemo uruhare. None wowe mama ufite uwanyu, papa na mama barahari, papa nawe papa wawe na mama wawe barahari, aho mwavuye murahazi. Ejo mu gitondo turashaka ko mugenda buri wese akajya iwabo, natwe tugasigara iwacu. Umunsi muzumva mutazaduteza ibibazo muzagaruke, ariko niba muzaduteza ibibazo muzagumenye. Mu gitondo buri wese apakinga ibye, mugende, ntabwo tubashaka. Ko wa mugabo wigereje ngo ushoboye kuvuga abagore ngo ufite amagambo menshi, umwana kandi ubu yabivuze, bakongeraho iki? Rero buriya bana mudufite authority mutazi. Nagubize abana mufite authority ku babyeyi mutazi. Nuko rero umugabo n'umugore baragiye, ubwo mbese baranye barasinzira. Mu gitondo umwana arakomangira, turajya ku ishuri, mubaze kugenda tumaze kubasezerana ntabwo tuzagaruka tuvuye ku ishuri ngo tubasanga. Mama papa mwabyutse, tugiye kujya ku ishuri, none turagira ngo tubasengere mugende, hanyuma dusigare tumenye ubuzima bwacu. Yicaje na barumuna be, senga mana yacu, tugiye ku ishuri, ababyeyi bacu nabo baragiye iwabo, baherekeze amahoro. Natwe kandi Imana ubwo tugiye kuzabaho tudafite ababyeyi, wowe mubyeyi mukuru uzatube hafi, kuko ntacyo twabasha gukora. Tubisabye mu izina rya Yesu. Niba umugabo, niba umugore, ntabwo mbizi bazatse none umwana wacu wakwihangana mwaraye mudutunguye. Urumva gupanga ibintu tukagenda ni ikibazo. Mwakwihangana mukaduha n'uyu munsi tukirirwa dufura ibintu byacu tubishyira ku murongo, noneho tukazagenda ejo muzagenda rwose, ejo tuzagenda tukigira, ejo muzagenda nta kibazo, ariko n'uyu munsi gusa. Nimugoroba dusange mwiteguye, ejo mu gitondo turabasezera. Abana nyine bagiye kwiga nk'uko bisanzwe, urumva nabo basigaye mu bwiyunge. Bari kugenda se bakabwira iwabo ngo twari abana batwirukanye se, kandi buriya nyine tugira ibibazo tuba dushaka ko bijya. Nimugoroba rero barabwira tuva abana bacu buriya twiriwe tuganira ibibazo twabikemuye, twemeje kwiyunga, ntabwo tuzongera kubateza ibibazo. Murabarira, ariko nitwongera kubateza ibibazo bose rero tumenye muzatwirukana abandi batoya. Murabyemera murabisinya ko mutazongera kuduteza ibibazo? Bati rwose baza n'urupapuro mwandike, twebwe barabona bafite ibyo bandika musinyi, turarubika. Nimwongera mukibeshya ngo nta biguza tuzaba muzarabona, kandi kuva umunsi ntabwo bongeye. Haleluya. Iyo muvuze ngo ntabwo muri mu muryango, ntabwo biba bitangaje. Vuga ngo nta muryango mugira. Nizere ko mudashaka kuvuga ko ibibazo bibera muri my family yanyu bitabareba, kubera ko nta muryango mufite. Ubwo dusanze mufite imiryango cyane, cyakora hashobora kuba hari ufite ibibazo byo kutagira umuryango kubera impamvu zitandukanye. Amateka yacu turayazi, birashoboka. Ariko aho aba nawe ni iki? Umuryango. Rero turi mu muryango, nibyo? Yego. Ibintu navuze rero ubanza ntabwo bihuriye n'ibyo tugiye kwiga muri uyu mwaka. Umunsi wo gupfamo uruta kuvukamo. Ibintu sibyo kandi ubwo birasobanuka bite? Aya magambo yavuzwe nande? Yavuzwe na Salomo mu Umubwiriza, igice cya 7 ku murongo wa 1. Avuga mu kuvuga amavuta atamye igiciro cyinshi, kandi umunsi wo gupfamo uruta umunsi wo kuvukamo. Iki ni ikibazo naje kwibaza, navuga ngo ese komeze inezeriti komeza.
ni impamvu iki Salomo yavuze aya magambo? Ese koko ibyo yavugaga ni ukuri? Naje no gutekereza ndavuga ngo ese yaba yarabivuze igihe yari umusazi. Ni muri Igice cya kabiri yaravuze ngo nitunganirije ibintu byose nubaka amajaride nishakira abaririmbyi abagabo n'abagore. Ubwo ntitubivuga gutyo mwumve ko yashatse abaririmbyi nyine bazi kuririmba ngo bajye bamuririmbira. Nubaka ubusitani, nfukura amariba y'imigezi kugira ngo ayo mariba ajya mu mafamu yanjye aho nororeye inyamaswa zitandukanye. Aravuga ngo ndakomera ndusha abambanjirije hehe i Yerusalemu. Aravuga ngo mu byo nakoze byose nta munezero n'imwe umutima wanjye, nta n'icyiza nifuza ko amaso yanjye yareba nigeze ngenza nde. Yarageze ku byo yifuza. Umuntu yaranditse aravuga ngo iyaba buri wese yabaga umukire maze agakora ibyo yifuza mu byerekeranye n'ubukire, akagera no ku nzozi ze z'ubuzima bwe, kugira ngo aze kubona ko ubukire atari cyo gisubizo cy'ibibazo dufite. Did you hear that? Salomo yageze aho afata ibintu byose, ariko ubwo mu itsinda nari ndimo bavuze ngo buriya ngo abakire ntabwo bakunda Imana, abakire usanga bari imbere y'Imana. Babarije barambwira ngo mwebwe abasese mwebwe muri abakire cyangwa muri abakire? Bati twebwe turi abakire. Niyo mpamvu mukunda Imana muhora imbere y'Imana. Nuko ariko Salomo yari umukire, agiye aje kubireba byose asanga ngo atari cyo gisubizo. Aza kugira ku mwanzuro uvuga ngo umunsi wo gupfamo uruta kuvukamo. Mujye mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 10 ku murongo wa mbere kumanuka murahasanga iby'ubutunzi bwa Salomo. Ku murongo ntibuka neza aravuga ngo izahabu yajyaga kwa Salomo ngo yari itarano zirenga 600. Mbere kugerageza kubishyira muri measures z'iki gihe aravuga ngo ni toni 25 zajyaga kwa Salomo buri mwaka. Toni zingahe? 25 z'iki za zahabu. Umwamikazi w'Isheba muri Etiyopiya yari yarumvise ibya Salomo, aragenda ajya kumureba ngo yumve koko ibyo bavuga niba ari ukuri. Ngo maze aricara areba Salomo kuca imanza no kunakemura ibibazo by'abaturage nk'umuyobozi. Arangije aravuga ati umva, bari barakumbwiye ariko ndakwiboneye kandi ibyo mbonesheje amaso cyane ibyo bagenje. Aravuga ngo hahirwa abagaragu bawe bari imbere yawe umunsi ku munsi kugira ngo biyumve ubwenge Imana yashyize mu mutima wawe. Uyu mugabo yari umukire, yari umunyacyubahiro cyane. Ngo abami bose nimukomeza gusoma icyo gice ngo bashakaga audience kwa Salomo kugira ngo nibura bicare gusa barebe gukemura ibibazo, barebe ubwenge akoresha. Urumva umwamikazi waravuze ngo hahirwa abagaragu bawe. Yari magambo nuko yavuze ati ntabwo nareka intebe yanjye y'ubwamikazi ariko ubundi nakereye umurushaho wanjye wawe. Hanyuma uyu mugabo rero amaze kureba iyi experience yose aravuga ngo umunsi wo gupfaho uruta kuvuka. Umunsi yashaka kuvuga iki? Ariko icyo nashaka kuvuga, yigeze no kuvuga ngo ibyo byose mbonye bitanyuze umutima wanjye, nshaka no gukora ibyo upfa ngo ndebe ko nibura hari icyo bimarira ababikora. Nigira umusazi ngo ndebe ko nibura abasazi bo baba barageze kuri iki. Nabyo usanga ni iki? Buriya hari ukuntu twicara mwebwe abakenere ariko mbabwiye nk'abakene ariko mwavuze bagenzi banyu ko babavugiye. Hari igihe ureba ukavuga uti ngeze kuri ruriya rwego nakunze ibintu bimeze neza, si byo se? Umuntu umwe twiganaga arimo aganira na mukuru we w'umukire ngo nanjye reka nkoreshe amatereme yanyu. Nuko umukire mukuru wamuganije se wowe urumva twari tukiga hano ngira ngo cyangwa se twari turangije turi mu kazi, umuntu wanzaniraga 1,150. Nuko aravuga ati urumva mu kugira ngo yenda ubone agashaka wumva kakuze wahenda ngahe? Ati buriya 500. Rwose nakumva agizwe zimukora mu ati se shayo 500 kutabaye no muzagura imodoka ayo mafaranga yazakomerera iki? Wabyumvise? Ndavuga ko abonye 500 nabo ari umukire urarimo kumureba ati buri gihe duhora tureba urwego ruturenzeho gato tukumva ko tuhageze byaba bimeze neza, ariko tuhageze nabwo twakwifuza kugeza gute.
nuko Salomo aravuga ibyo byose biregereye, aravuga ngo umunsi wo gupfa uruta. None naje kwibaza ni iki yashaka kuvuga avuga ariya magambo. Umubwiriza igice cya 9 ku murongo wa 5 avuga ari magambo asa n'utanga igisubizo, aravuga ngo bazima bazi ko zagenze gute. That's the difference. Nibyo tandukano riri hagati y'umunsi wo kuvuka n'uwo kugenza gute gupfa, kubera ko bazima bazi ko zagenze gute, ariko bapfuye ntacyo bakigeje gute, ntacyo bakize, nta n'ingorane bakize nzira. Ariko si ubundi buryo bitanze igisubizo. Reka dukomeze, reka turebe iminsi ibiri tuyigereranye. Ubundi umunsi wo kuvuka n'umunsi wo gupfa duraho bitandukanye, twaje tutabizi. Reka n'umuntu babanje kukonsultinga mbere ko bamubyara, umwana wacu tukubyara cyangwa tukureke. Hari uwo babanje kubibaza se, hari n'igihe mujya kubishurira ku kundi se urambwira ko tujya kubyara n'ibose. Hari umwabisabye, twaje tutabizi, ariko gupfa aho tuzi ko tuzageza gute. Reka mbabwire, ubundi bareba Yesu bivuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru, kuko ikintu cya mbere ni amakuru, kandi amakuru ya mbere tumenye umunsi uko tuzageza gute. Reka mbabwire, that is the fact. Mu 2050 twese turahangana n'umuzabakiriho. Yesu nawe ataraza, uko turaha 2050 for sure nta n'umuzabakiriho. Yewe bo n'urumva nta n'umugari cyera cyane. Ariko mwese namwe 2050 people will be talking about you in the past tense. So that is a fact for sure. Tuzawutaragiye icyo rero turakizi. Icya kabiri, nta kintu twakora uko twavutse nyine nuko nguko, ariko ko tuzapfa dushobora kugira icyo tubikoraho. Nibyo birashoboka se? Ikindi, ntabwo wabwira ko wavutse umva kwirata ngo wavukiye mu bakire fayine, wabigize gusa. Ni iki wakoze kugira ngo abantu birata n'ibintu batagize n'uruhare na rutoye? Yego, wavukiye fayine, none se wakoze iki kugira ngo wavukire ngo nibura waba warabaye amasomo nanjye mvukiraho nagomba ko ntaho wavukiye? Ababyeyi banjye okay, that's fine. What about you? Ntacyo twabihindura, ariko ku munsi wo gupfa dushobora gusiga umurage. Ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo uruhu rw'abakiranutsi ni iki? Sisumwa Yesu. Urw'igiciro mu maso y'Imana. Hari umusaza mu minsi ishize watabarutse witwa nde? Mbese muramuzi. Muzi urupfu ko rwavuzwe cyane kurusha n'intuzi igihe cy'isi yavukiye. Ariko igihe yapfiriye murakizi. Kandi igihe cy'isi yavukiye nta bintu byinshi byavuzwe, ntabyo tuzi, ariko nta n'ibintu byinshi byavuzwe. Ariko ari gupfa havuzwe ibintu n'iki? Bibiliya ivuga ngo niyo mpamvu Abeli akivuga nubwo yagenze ate? Nubwo yapfuye, ariko hari abantu bapfuye batakivuga. Hanyuma nta ruhare twabigizemo ko nabivuze, ariko dushobora kugira uruhare mu buryo bwo gupfa. Impamvu mvuga ngo ntabwo umunsi wo kuvuka twashoboye kugira icyo tuwukoraho, kandi ikindi ni uko ntabwo usanga uburyo twavutse tutabyishimiye. Buriya ngiye kubaza umuntu abantu bishimiye ko bavutse n'aho bavukiye n'ababyeyi bababyaye, ushaka ikibazo ntaza guteza ibibazo, ariko wasanga ari bake. Icya mbere, mwese niba atari hafi ya mwese, niba atari mwese, mwasanga nta n'umwe wishimiye ko yaravukiye muri Afurika. Sibyo? Impamvu ni uko mwese hagize uvuga ati hari munsi z'i Burayi, kandi nta kindi bisaba ni ikizamini ni ukugitsinda gusa. Mu gitondo ntabwo mwese mutonze y'umurongo. Abenshi babarya amafaranga ngo barabasengera ngo mbone visa zo kujya he. Nasanga benshi muri mwe mutishimiye ko mwavukiye muri Afurika. Iyo muza kubihitamo ntabwo mwari kuvukira muri Afurika, kandi iyo mutavukira muri Afurika ntabwo mwari kubyabona ababyeyi bababyaye kubona Abanyafurika.
kandi niyo muhitamo kaminuza mushaka kwiga hari ushobora gusanga benshi mwaje kwiga hano mutahise kubera impamvu runaka. Uko twavutse ntabwo tubihitamo, nta n'icyo twabikoraho, dushobora kubicomplaining about it ariko ntacyo twabikoraho. Ariko there is something that we can do about our death. Komeze. Iyo ubundi avuga ko umunsi wo kuvuka we yabugeranije nk'umunsi umuntu yinjira mu ntambara. Dore yaravuze ati mbese umuntu akiri mu isi ntabafashije mu ntambara. Mbese siko bimeze muri ubu buzima. Bamwe baravuga mu ishuri ariko abandi bakavuga ko ari intambara cyangwa se urugamba. Ni ishuri n'urugamba cyangwa ni byose. Bishobora kuba ari byose. Kandi rero noneho umunsi winjiye mu ntambara mbese ni umunsi mwiza. Oya, kubera iki? Uzi niba uzageza ute? Uzayisoza. Umwami w'Isirayeli ngo yasubije umwami Beni-Hadadi w'Abashuri aramubwira ati mumubwire muti ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabare ye kwirata nk'uwikura amagenda ate. Hariya turabona iminsi ibiri, umunsi umwe ni uwuhe wo kujya ku rugamba, undi umunsi wo gutabaruka. Ngo nitugereranya na ya minsi yacu, umunsi wo kujya ku rugamba ni uwuhe? Umunsi wo kuvuka hanyuma wo kuva ku rugamba. Ubwo umunsi utindi hariya ni uwuhe? Umunsi wo gutabaruka uvuye ku rugamba. Ariko ugira intsinzi sha, uri kuvuga uti twatsinze. Nta gisa nabyo. Uyu mwami Beni-Hadadi yatumye kuri hari ukuntu rero kera nyine ibintu by'uburenganzira bwa muntu bitari biteye imbere. Hari ukuntu abantu ubundi hari icyo bita uwato genre cyangwa se jungle law bibyo bita mu Cyongereza. Ubundi mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo akaruta kandi karakamira. Kera rero ariko n'ubu hari aho bitwa akaruta kandi kageza gute karakamira. Ni uko umwami w'Abashuri yamaze kwiyumva imbaraga, yamaze kubona ko yubatse igisirikare gikomeye, atuma ku mwami w'Isirayeli witwa Ahabu, amutuma aramubwira ngo abana bawe n'abagore bawe baruta abandi ubwiza n'abanjye, n'izahabu zawe zose utunze n'ibintu byose by'agaciro utunze iwawe nabyo ni ibyanjye. Ahabu aravuga ati databuja, aramusubiza atuma ibintu maze umusubize ngo databuja rwose ibyo uvuze arabyemeye, ibintu byawe byose atunze, ibyo atunze byose ni ibyawe ni ibyawe. Iyo ufite imbaraga nkeya rero imbaraga nke zitera urashobora neza. Ariko n'ubukene bushobora gutera kwegera Imana, tukibwira ko abantu ibintu byakemutse ko begeranye n'Imana, ariko ari iki? Ari ubukene. Waramukuvuyemo ukavuga uti Imana icyo nashakaga nakibonye, bye bye. Nuko bigeze aho noneho Beni-Hadadi arongera gutuma aramubwira ngo noneho rero babagore bawe uzi baruta abantu ubwiza n'abana bawe ukunda cyane, niba utunze ufite iwawe ni ibyanjye, ejo nzohereza abantu baze bagenze gute babitware. Rero hari ukuntu nyine umuntu akubwira ejo ariko gukora hano. Aha baravuga ati kuko ejo mu gitondo ariko ndetse maze abagore bagenda n'abana banjye bamwe abashore abaganiriye n'ibisonga bye n'abandi bantu nyine bakoranaga, baravuga tumva aho kuba imbwa wabiki wabimva, mubwire ko ibyo bintu utabyereye, azaze turwane natutsinda azabijyane ku mbaraga ariko ntabwo tumwavuge ku mahoro. Nuko aramubwira ati mva mumubwire ngo ibyo wavuze mbere arabyemeye, ariko ibyo uvuze ntabwo ntabwo abyemeye. Hanyuma Beni-Hadadi amutuma aramubwira ngo mu minsi iri imbere ngiye kuzazana n'ingabo zanjye, tuzaba turi benshi ku buryo ingabo zanjye zitazaba umukungugu nibura wuzuye mu kiganza w'uvuga. Niyo ni magambo tuzageza gute tuzawusenya. Nuko amutumye hacu maze umwami aramubwira ati umva umubwiye ngo ucyambara umwambaro w'intambara ajya ku rugamba ye kwirata mugenza utabaza urugamba uzarutangira ariko ntabwo uzabigeze kandi kuko twashoje Beni-Hadadi atsinzwe. Muzasome kiriya gice. Ariko icyo nashaka kuvuga ni uko umunsi wo kujya ku rugamba udahanye ko kugenza gute ameze. None ikibazo ni ikirere, ubwo tuzi ko tuzapfa dukwiriye kubaho gute? Turabizi muri 2050 tuzaba ibintu byaragenje gute cyarangiye. None
dukwiriye kubaho dute muri imyaka mike dufite tutazi ubwenge indana bariyo turavuga ubujije na 50 ariko dukwiriye kubaho gute? Igisubizo ni uko we need to live to accomplish a mission. The Creator who decided where we were born has assigned us a mission here below. Umuremyi wacu waturemye akadushyira kuri iyi si hari mission yaduhaye. Ugomba kurangiza muri ya myaka utazi ukwinana ntabwo uzisigaye. Umunyarwanda yishyuye ngo nziyo maze ariko ntabwo nziyongeje. Niyo mpamvu umunsi wose utambutse dukwiriye gukora evaluation tukavuga ngo uyu munsi twakoze n'iki. Have we accomplished what we were supposed to accomplish? Kubera ko ushobora gusiga iminsi itagera kuri myinshi ari mike cyane. Ariko dutekereza ngo ibintu ngo buriya mu Imana muzayikora mu minsi y'imbere ingahe ifite ingahe? We don't know. Now, ikindi ni uko buriya buri wese muri twe afite mission y'Imana yamuhaye hano ku isi. Ntabwo ntibitinde ngo ntigeze kubivuga ahangaha igihe naje mu gitaramo nanone ndavuga ngo everyone has a mission. Imana yaremye amahanga yose y'abakomoka ku muntu umwe ibakwiza muri isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka uko bikuranwa uko yategetse igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye. Mu Kinyarwanda ntibyumvikana neza ariko mu Cyongereza aravuga ngo from one man he made all nations that they should inhabit the whole earth. He marked out the appointed times in history. Yashyizeho igihe Sibomana azavukira mu mateka azabaho kuva mu 1978 azageza mu 2040 ntabwo mbizi ariko ikinyejana mu cyo ntabwo azakirenza. So ishyiraho imyaka imeze gutyo mu gihe runaka iravuga ngo azavukira. Second, he also appointed the boundaries of their lands. Burya naho wavukiye Imana yabigeneye cyo utarageze utaravuka. Hari impamvu wavukiye aho wavukiye, hari impamvu wavutse mu gihe wavutse. Hari mission ufite ugomba kwakoresha. Cyukuriye kubaza Imana mu munsi uvuga ngo none mission wampaye ni iki? Cyambere nta ntuzirenganye aho wavukiye nuko wavutse nawe kuko ushobora kuzamara imyaka complaininga ku kibazo cyangwa wavukiye kandi uzabihindura se. Urutakaza igihe se ahubwo icyo ushobora guhindura ni iki? Icyo ushobora gusiga umurage ushobora gusiga mu isi. Ikindi uri hano kubera ikibazo, kubera mission runaka kuko nabivuze. There's a reason. Kandi ubundi success in life according to God is to fulfill your mission on earth. Now, success in life ushobora gutekereza ko ari kubaka amazu no kugura amamodoka no kugira umuryango mukagira amafaranga menshi ukajya mujya muri vacances Zanzibar n'ahandi ukabwira ko success in life. For God that may not be the success. Birashoboka icyo yaba ariyo success ko unyumva kimwe n'Imana ariko ushobora kuba atariyo. Ko tuzi abantu benshi babaye successful in life dushingiye ku Imana yabavuzeho ariko batagize imigisha y'ibiva bifatika nk'uko tugize. Nibyo? Komeze. Ndagira ngo tubigire rero ku bantu umuntu umwe witwa Dawidi tugira ibyo tumwigira mu buryo bwihuse. How can I live a life up to my mission? My mission in life is to be kind, compassionate, caring, and loving in order to find and feel the deepest joy of life. So to find the deepest joy of life is to be kind, compassionate, caring, and loving. What is in the agaciro z'Imana? Mugwaneza kugira impuhwe bita ku bandi kubakunda icyo gihe ni kubona the true or the deepest joy of life. Ibi bintu yaba yarabyuje ngo aduhe amasomo make ya cyambere. Ibintu bibiri by'ingenzi kuri Dawidi ntaza kujyamo cyane n'ibyo umwanya muri kimwe tushobora kusabamo nuko
Imana yavuze ko Dawidi ari umuntu umeze nk'uko Imana igenza ite ishaka. Ikindi ni uko Dawidi ajya gutangira mishoni ye, igihe yatangiye gushinga igisirikare kuko nyine ari kuzaba umwami. Dore abantu yatangiranye nabo igisirikare ngo n'abari mu bagabo bose n'abari n'imyenda n'abinubaga bose bateranira aho ari abo mutware wabo, ngo bari abantu magana angahe? Oya, bwira bari abantu yari atangije igisirikare cy'umwuga kizayobora igihugu, abinubaga, abari bari mu imyenda n'abari mu makuba bose abarimo atangirana nabo igisirikare. None ni gute Dawidi yashoboye kubaka igisirikare gikomeye ahereye abantu nk'aba kidakomeye mu buryo bw'imbaraga gusa? Twihute. Dore rero amasomo twiga kuri Dawidi. Icya mbere ni umwete. Dawidi yagiraga umwete cyangwa se icyitwa diligence. Ubundi imigani 12:27 baratubwira ngo diligence is a man's precious possession. Umwete nibwo butunzi bukomeye umuntu agenda atunze. None buriya umwete uramutse ari bwo bukire bwa mbere abiga abakire muri iki gihe, uretse bya bintu mwavuze by'amafaranga, buriya twisuzuma uyose nta muntu w'umukire cyangwa n'abantu b'umukire. Dawidi yagiraga umwete. Icya mbere baratubwira ko yari umunyamuziki. Ikindi ni uko yakoraga cyane. Dore igihe Imana yari imaze kumugira umwami, bamaze kumwimika, yagiye gukorera kwa Sawuli, ngo akajya acuragana ajya kwa Sawuli, akajya no kuragira intama zande za ibyo byose akabikora, kandi izo nshingano akagenza ate akazubahiriza. Ikindi ni uko yari a responsible person, yari umuntu wubahiriza inshingano. Igihe se yamutumaga ngo ajye kureba abakuru be ku rugerero akamuha ibyo kujya kubashyira, yamutumyeho, kandi Dawidi yari asanzwe aragiye iki intama. Ntabwo se yamubwiye ngo umwana wanjye izo ntama ndakohereza undi muntu aziragiye uraya, ahubwo Dawidi yaragiye mugenzi we aramubwira ati mugenzi wanjye ngenzi ute nsigariraho, ngiye ku yindi misiyo. Ajya kureba abakuru. Yaba umwana w'iki Kigali avuga ati se ndagiye intama uranyohereza, ubwo zirasigara. Ariko aravuze ati izi ni inshingano zanjye kandi ngomba kuzikora, ntabajije data ibintu bingana iki byinshi. Komeze discipline and humility. Imyitwarire myiza ni ukwicisha bugufi. Uyu mugabo yicishaga bugufi, yubahaga se nk'uko tumaze kubibona. Ariko nubwo yari yarabaye umwami, yakomeje gukorera Sawuli, kandi Sawuli yari umwami Imana yari yaragenje, yari yarakwiyeho amaboko. Ikindi, igihe yageze ku rugerero mukuru wakamucyaha amubwira ngo waje gukora iki, nk'uko waje kureba intambara ngo bwa butama busigende, Dawidi ntabwo yaba ari nk'umuntu w'ikigere kumubwira atari kubundi nawe urambwira iki ko n'Uwiteka yapanze. Akwambwira ati se nta jambo jyewe nagira. Discipline and humility, ibyo bintu bikomeye ariko bibuze cyane mu rubyiruko rwacu rwo muri iki gihe. Ntabwo ari mwebwe, nibwo rwose nabonye mufite nta kibazo. Ikindi, Dawidi love for people. Dawidi yakundaga iki? Abantu. Twabonye yakotimo love. Dawidi yakundaga abasirikari be. Reka mbabwire, nimusoma kiriya gice cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 11. Igihe Dawidi buriya nawe ntabwo yorohewe n'ubwami bwe, nubwo yabaye umwami Uwiteka yari yasize amavuta, ariko ubwami bwe ntibwamworoheye kubera impamvu nyinshi. Yagize abawukoza benshi, ku gihe kimwe abafilisitiya baje kumutera, bafata umurwa wa Yerusalemu baramwimura, ajya hehe? Kuba mu ishyamba. Ariko ari iki? Ari umwami. Nuko umunsi umwe ingabo ze zuva yivugisha ati yabawe tubanze ku mazi yo kwibagiye Yerusalemu Betelehemu. Yarageze habi, umwami uri kwifuza iki? Amazi. Havamo abagabo batatu barabyumva, baravuga bati ariko ubundi twaba tubaze iki databuja yifuza amazi y'i Betelehemu ntagenze ate ntayabone. Bibiliya yatubwira ngo abagabo batatu bagiye, bangahe? Batatu, ngo batwaranira mu rugerero rw'Abafilisitiya. Bari magambo binjira muri position y'Abafilisitiya, barayinjira barwana, binjira bagera ku irembo ry'i Betelehemu,
baravoma ku iriba amazi bayazana abagabo barwana bambukiranya urugero amazi bayajyana nde Dawidi. Bari intwari ariko igikomeye ntabwo bwari ubutwari, igikomeye kwari kwitanga. Kugira ngo babe intwari ute ntabwo nibwira ko ari ubutwari bwabo bwahabanirije ahubwo Uwiteka yajyanye. Abantu batatu mugenda murwana mukagera ku mazi mukavoma. Ndibaza wenda nubwo bavomye abandi barimo barwana bavuga bati banegera bagatera icumu cyangwa inkota cyangwa iki. Bayazaniye Dawidi bati twumvise wifuza amazi y'ibiriba ry'i Betelehemu, none tugende gute? Turayakuzaniye. Dawidi ubwo mwabigenje mute? Baramubwira uko bagiye n'uko barwanye, bari bafite n'ibikomere birumvikana n'iki. Dawidi avuga ati aya mazi nyanyura n'abanyura amaraso yayo. Ese yakundaga abasirikari be? Ngo amazi Bibiliya ivuga ngo yabyara imbere y'Uwiteka, mu yandi magambo ayatangaho igitambo imbere y'Uwiteka, nawe ubwe ntiyayanywa. Ariko turabizi ko abayobozi benshi muri iki gihe bakuru b'ibihugu batandukanye hirya no hino hari igihe bagira abaturage babo ibitambo kugira ngo bagere ku ki? Ku butegetsi. Ariko Dawidi siko yarabizi. Ikindi yakundaga abantu be, ntabwo ntiwitindaho cyane ariko musome kiriya gice murasanga Imana icyaha cyo kubara abantu maze Imana imuporopoza ibihano bingahe? 3. Mugiga kugira ngo irimbure abantu be, abantu ibihumbi runaka, hanyuma kugira ngo abanzi be bamutere, hanyuma cyangwa se kugira ngo hatere inzara. Imana imuhitishamo muri ibyo bihano bingahe? 3. Ariko uko nabisomye nta na kimwe cyari kugera kuri Dawidi. Mwumva ibihugu ngo byafatiwe ibihano, sibyo? Harya buriya iyo ibihugu bifatiwe ibihano abasufura ni bande? Nabaki? Ariko Dawidi yabirebye ibyo bihano ko ari 3, aravuga ati umva Mana ibihano byose birakubye, abanjye gupfa se ubu nabatsigaye, abantu kwitwa n'inzara, aravuga ati umva mbitsemo ku maboko yanjye. Dawidi yakundaga abantu. Ikindi yakundaga n'abanzi be. Tuzi ko Dawidi ubuzima bwa Sawuli bwamugiye mu maboko inshuro nyinshi, yakanga kuvusha amaraso ya Sawuli. Twihute. Ikindi Dawidi yagiraga, yari afite forgiveness and gratitude. Yarababariraga kandi akagira umutima wo gushima. Kubabarira. Undi ujya muri detail zo gusoma aya masomo, ariko muzi yuko hari abantu badukorera ibyaha binoroheje cyane, hanyuma tukavuga tuti bariya tuzahurira hera, ngo tuzahurira mu ijuru. Ariko se mwabivuze nibyo mumva muriya ntabwo mu isi ntabwo muzongera kuvugana na tuzahurira he, kiroko muzayikandageramo ntabwo musindi. Ariko Dawidi yarababariraga. Ikindi agashimira. Dawidi amaze kugera ku ngoma yaje kwibuka ineza ya Yonatani, arabaza ati ariko mu bana bo kwa Sawuli nta n'umwe usigaye mugire neza mwituri neza ya Yonatani. None nabuze amasimo ni bangahe bakugiriye neza? Ese warabashimiye? Buriya twese turahangaha kubera ko ari umuntu utugiriye neza, nibyo? Twese turaha turi uko turi kubera ko ari umuntu watugiriye neza. Ese twasubiye inyuma tumushimira? Tuyo twibuka se nibura no kumuhamagara. Iminsi yashize nigeze guhamagara umuntu dosiye y'akazi yari yadufashije, yihutaga adufashije twifuzaga turakibona, nyuma nza kumuhamagara nabwira ngira umushimire ya dosiye yadufashaga yaratunganye narakoze. Ati nuko kurekeraho, ati ngaho mbwira icyo bashaka kumbwira. Noye nari muhamagara gusa ngo kugira mushimira twaya twibeshya tubwira neza icyo bashaka kumbwira. Ati uba ko ufashe telefone gusa kugira ngo ushimire. Can you imagine how far we've gone? Ku buryo byahise bimbwira ngo uwo muntu ntabwo ajya ashimirwa, kandi ndababwiza ukuri ni dosiye nyinshi zimunyuraho z'abantu benshi afasha, ariko nta muntu wigeze amuhamagara ngo agenze ati bose bamuhamagara bamubwira ngo iki, ubwo yari azi ko muhamagaye ko hari indi dosiye nayo nzanye kugira ngo agenze ati gushimira ni ikintu cy'ingenzi. Gushimira bishobora guhindura ibintu byinshi. Muzi ko gushimira byonyine bishobora guhindura umuntu, ariko no kudashima bishobora guhindura umuntu nabyo, sibyo se? Iyo abantu benshi bakora neza yabona utamushimiye wenda tuzagarikaho Dawidi yigeze kugirira umuntu neza, hanyuma mutumye ati nawe ngira uko ugenda nabona ibintu byankomeranye. Uwo muntu aramubwira ati Dawidi se n'uwaye
gushima kugira imbabazi no kugeza gute no gushima. Ibi rero mu miryango yacu nitubigeraho, iyo baratubwira ngo nuko uzinjizwa mu mva yawe ushaje neza, umuba w'ingano uhunikwa mu gihe cyawe. Haleluya. Kubera ko igihe umva ari ukuntu tugerageza kutikuramo, ariko ubwayo wande hari n'igihe tugerageza kubisunikira inyuma n'ibyo bitekerezo byaza ugashaka kuvuga ngo yawe, ariko it will happen. You better prepare for that. Bigeze kumva umuntu ngo yigeze ngo gucukura imva ahantu bagomba kuzamushyingura, bagura n'isanduku maze abantu bakumva ikinyarwanda rero turavuga ngo umuntu ari gukunda, barimo kurwifuza. Reka da, none se mu gihe cya Yesu mwabonaga barajyaga gucukura imva ari uko umuntu yapfuye? Zabaga zigenda gute? Yesu bamuhambiye mu mva yandi ya Yosefu yari yariteguye, ariko agira umugisha haboneka umuntu wo kuyijyamo mbere ye, ariko yari yaragenda. Ntabwo ngiye kubabwira ngo dutegure imva, ariko rero tubwira ngo iyo twabanyabwenge twakwita iherezo. Rero tubwira ngo nuko rero uzazinjizwa mu mva yawe ushaje neza, umuba w'ingano uhunikwa mu gihe cyawe. Maze nivuga rero ko ushaje neza none muri imyaka 100 ntiyakize. Yesu yabaye imyaka ingahe? 30 misiyo yarayirangije cyane. Yohana yabaye ingahe? Wese ngiyo hapo misiyo yarayirangije yego rwose. Ntabwo tuzi misiyo yacu ngo tuzayirangiza ryari. Niyo mpamvu uyu munsi udakwiriye kudupfira ubusa tutagize icyo dukora mu burimo Imana yadushinze. Hanyuma yaba 35, yaba 40, yaba 50, Imana izabavuze ngo umva igendere niwe wanayishe. Kandi misiyo yayo warayirangije. Maze bwira nk'uko yabwiye Daniel igendere. Bumva igitabo igendeye igihe cyawe kirasohoye. Ariko igihe nikigera uzahagarara mu mwanya wawe. Imana iduhe gukora uko bikwiriye kugira ngo turangize misiyo zacu Imana yaduhaye hano ku isi, kugira ngo igihe nikigera tuzavuga uhunikwa mu gihe cyawe. Kandi igihe bikwiriye nikigera, wowe undi watazitangaza umuntu atiza amatara journée no mu isi yaratubwiye ngo nzagaruka kandi nzabana ntabwo bidashoboka. Imana idushoboze mu izina rya Yesu. Amagambo meza tugirwa ngo twese dusoreshe indirimbo y'ijana na 66 turavuga ngo y'itara ry'Imana.